Itegereje n'amaso z'izahabu uhita uyibona bamaze gushyiramo amazi, ubwo bakomeza bakuramo wa mucanga hakagira hagasigara zahabu yonyine ku ikarayi. Iyo zahabu rero imaze kuboneka nta kindi kiba gisigaye usibye kuyifata ukaba wayishyira ahantu ukayegeranya kugeza igihe izagwira ugashyira ku isoko ukagurisha. Ku munsi dushobora kubona nka garama 15, 10, mbese biterwa n'ahantu n'aho tugeze niba hari umusaruro, ariko bigenda bigabanuka bikurikije n'ubutaka. Hari aho ushobora kuzisanga nk'ejo ukabona 5, ejo ukabona 6, gutyo bigenda bizamuka bikurikije n'aho abacukuzi bageze. Hagati aho imirimo y'ubushakashatsi n'ubucukuzi muri zahabu iratanga imirimo ku baturage baturiye ibyo birombe, ku buryo ngo byatumye n'ubucukuzi bwa magendu bugabanuka cyane. Mbere natangiye gucukura ndi umusore, ariko nubwo twacukuraga bitemewe n'amategeko, noneho nza kumenya ko kampanyi ibonye uburenganzira bwo gucukura, nza kwifatanya nayo kugira ngo mbashe kubona umusaruro, nta muntu unyirukankaho, nta muntu mbega wanamfungaho wampoye gucukura. Ku munsi hari igihe mbona nk'Icyatanu, hari igihe mbona nk'Ibihumbi 2, biterwa n'aho tugeze batakoze. Iyo dusanze barahakoze urumva ntayo mbona, ariko dusanze batahakoze ndayabona. Maze kugera kuri byinshi, ndi gutegura kubaka utubati naratubonye two kubaka, mbega n'umugore yarambara, ndumva nta kibazo dufite. Aho dusanga kuri 6 m, kuri 4 m, kuri 3 m gutyo. Ibi byo gucukura mu buryo bwa magendu ushobora gukomereka ukajya kwivuza mu ibanga, ushobora gupfa ugahambwa nabi, ariko mu buryo bwa sosiyete ushobora gukomereka nkavuzwa, kandi ushobora no gupfa assurance ikanyishyura, umugore n'abana bakabona ibinkomotseho kubera ndahari. Ibikorwa by'ubushakashatsi n'ubucukuzi bwa zahabu nka hano muri Societe General Mining Company ngo biracyakeneye kongerwamo ingufu, nk'uko bisobanurwa n'umuyobozi ushinzwe ubutaka na mine muri Minisiteri y'Umutungo Kamere, nyuma yo kwibonera uko bakora. Muri ibi birombe twabonye hano bya General Mining Company nabwo bigaragara yuko byatangiye n'ubundi gukorwa kera, kandi urebye ibigaragara ukareba n'uko bagenda bakora buhoro buhoro, usanga ari ahantu koko hashobora kuba hari amabuye menshi ya zahabu ukurikije ibyo babona n'ubushobozi bashyiramo kugira ngo wa musaruro wa zahabu ubashe kuboneka. Bigaragara yuko hagikenewe ba bantu benshi b'abanyamahanga bafite ubushobozi, bafite experience y'imyaka myinshi mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kugira ngo baze bafashe abanyarwanda, babongerere ubushobozi mu buryo bw'amafaranga cyangwa mu buryo bw'ubumenyi bwo kugira ngo ya mabuye y'agaciro ya zahabu acukurwe yose, kandi ntikajye hagira ibiducika cyangwa ngo usange hari ibyo turi busiba, ahubwo hakabaho ikintu cyo kugira ngo habeho ubucukuzi navuga ngo bufite icyerekezo. Hari bakubaka inganda ziyungurura amabuye, bakubaka niba ari ubucukuzi buciye munsi y'ubutaka kugira ngo n'uburyo bwo kurwana ku bidukikije nabwo bukomeze bwitabweho. Mu buryo bwose bushoboka ayo mabuye y'agaciro dufite ya zahabu agacukurwa, kandi ibidukikije bikabungabungwa, abacukuzi bakabona inyungu, bakabaho imibereho yabo ikazamuka neza, ariko by'umwihariko hakabaho uburyo bwo kongera umusaruro, ariko nanone hatabangamiwe ibidukikije, ku buryo n'abana bacu bazaza mu myaka iri imbere bazajya babona ikibasha kubabeshaho. Leta ishyigikiye byimazeyo abikorera bari cyangwa bashaka kujya mu bushakashatsi n'ubucukuzi bwa zahabu. Leta kandi ifite n'ibyo basaba by'umwihariko. Ibyo twagendera amasosiyete dufite nuko tubasaba kunyarutsa iyi mirimo yabo y'ubushakashatsi bakayirangiza, tukajyaho dukora inyigo feasibility study itubwira ngo ese koko uruganda rushobora kujyaho cyangwa ntabwo rwajyaho. Ariko ibimenyetso twamaze kubona na za result tumaze kubona zitwereka yuko zahabu yo irahari kandi ni nyinshi, ahubwo hasigaye technology ituma tuyicukura bitewe n'ibintu bitandukanye, harimo isoko mpuzamahanga, harimo ibijyanye n'izindi ngufu dukeneye kugira ngo tuyicukure.
icyo dusaba rero abari muri uwo mwuga w'ubushakashatsi ni ugusoza vuba ubushakashatsi tukajya ku bucukuzi. Hakaba noneho icyo twagenera abandi abo twakwita dusosiyete dutoya turi mu bucukuzi no mu bushakashatsi budateye imbere cyane, ni ukubabwira yuko icyo gihe cyari cya kera, ubu bagomba kuvugurura, nubwo badafite ubushobozi bwo kujya hejuru cyane kuko nta shoramari riremereye bafite, ariko mu bushobozi buke bwabo bakigana ibibera mu bindi bihugu bicukurwamo zahabu ku buryo buri artisanal ariko buteye imbere, bakava kuri artisanal yabo bakajya kuri small scale mining ya zahabu ituma umusaruro no kurengera ibidukikije n'ibindi byose babikora ku buryo bugezweho.